ese nawe ujya wibaza icyatuma umuntu agira ubugome agahora mu migambi yo guhemukira bose utababariye n'umwana yibyariye? bakunze barigenza Brady Pro, ikaze muri episode ya 10 ya True Story ishavu ry'urukundo. Niba turakora subscribe yikore kandi ntibibagirwe gusangiza inshuti zawe iyi True Story. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo mukecuru wikundaniraga na Kevin yagiye inama na Kevin yo guhemukira Alice n'umwana we bari i Kigali. Muri episode ya 9 twasize ubutabera bwamaze gukora akazi kabwo uko bikwiye. Kevin igihano cyo gufunga imyaka 5 cyagumijweho. Naho wa mukecuru w'umuzungukazi bakundanaga w'imyaka 60 yamburwa sponsorship kuri Kevin. Ndetse nta bufasha bw'amategeko na bumwe yari akemerewe guha Kevin. Uyu muzungukazi yanaciwe ihazabu y'amapaundi 1000 kubera ufatanye mu gutera ubwoba no gukangisha deportation Queen n'umwana. Queen na Gloria basohokanye ibyishimo bidasanzwe, bahita bahamagara Alice kuri video call bamubwira byose uko byagenze. Baranezerwa, barishima, barabyina. Nyamara uwo mwanzuro ntabwo washimishije Kevin, nta nubwo atumye acika intege ndareka ubugome bwe. Ameze abiri gusa umujinya n'urwango byakomeje kumubamo. Buri kanya yabaga avuga ati Gloria, Queen, uriya Queen ndetse na Alice, bariya nibo banyicaje hano muri gereza. Bariya nibo banyicaje muri gereza hano i London. Alice we watanze amafoto n'ubutumwa bwa WhatsApp bwose. Biriya byatumye abacamanza bamenya ikinyoma cyanjye, bakanyambura ubuzima bw'i London, bakanyambura ubuzima burundu, bakanyambura na sponsorship yanjye. Alice uzabibona. Uyu Kevin ntabwo yigeze asaba imbabazi mu mutima we, ahubwo yahamagaye wa muzungukazi we aza kumusura maze bapanga undi mugambi mubisha w'ubugome bukomeye cyane kuri Alice. Wa mukecuru w'umuzungukazi kubera uburakari bw'amapaundi ye yari amaze gupfushusa mu rukiko yagize ati Kevin, niba Queen na Gloria batwikiye umugambi w'i London kubera amategeko ya hano arengera umubyeyi n'umwana, ubu ngiye gukoresha amafaranga yanjye nshaka abantu b'inshuti zawe i Kigali bashaka uburyo bwo gusenya ubuzima burundu bwa Alice ndetse n'umuryango we. Tugiye kubereka ko nubwo uri hano muri gereza ishema ryacu rishobora kubasanga i Kigali. Uyu mugambi mwisha ntibyatinze, Kevin n'uyu mushuti we w'umuzungukazi barawunogeje, ndetse bahita banashaka uburyo washyirwa mu bikorwa. Kevin yahise yibuka ko hari inshuti ye yasize i Kigali itagira umutima, maze aha igitekerezo uwo muzungukazi ko bakoresha uwo musore w'inshuti ye. Uwo mukecuru yohereje amapaundi menshi cyane uwo musore umwe uba mu mujyi wa Kigali, wari inshuti ya Kevin ya kera. Uyu akaba yarazwiho kutagira ubumuntu. Uwo musore yafashe amapaundi maze atangira kuyakoresha ashaka uburyo bwo guhungabanya ubuzima bwa Alice n'umwana. Ku mugoroba umwe i Kigali, Alice n'umwana we bari bicaye mu nzu bamaze gufata ifunguro. Akanya bagiye bumva urugi rw'inzu rwakingutse mu buryo butunguranye. Yari wa musore watumwe na Kevin kugira ngo abagirire nabi. Yarabarebye arabakanurira nk'inyamaswa, maze abajugunira bya bimenyetso byose bahaye Queen ngo bizamufashe mu rukiko kuri cya kirego gishyashya cyari cyatanzwe na Kevin. Maze ahita abwira Alice ati Alice, ndakuburiye ibintu byo kuzana ubwenge bwinshi ubireke. Ibimenyetso byose wihaye gushyira kuri internet no guha Queen byatumye Kevin afungwa. Ibi byose umenye ko uyu munsi uraza kubyishyura. Ibi byose uyu musore yabivuganaga umujinya, yakanuriye Alice
Ibi byose uyu musore yabivuganaga umujinya, yakanuriye Alice, mbese Alice yabuze aho ahungira. Kubw'amahirwe Alice yagiye kubona abona uyu musore akubise urugi, arasohotse. Akimara gukubita urugi n'ingufu akagenda, Alice yacunze neza ko wa musore yagiye. Abonye yagiye, afata telefone ye mu maboko ahinda umushyitsi. Agerageza guhamagara Queen, biranga. Agerageza guhamagara Gloria, nawe biranga. Asuka amarira. Gusa yarongera ahamagara. Kubw'amahirwe agiye kubona abona Queen aramwitabye kuri video call. Maze Alice agira ati, Queen, Gloria we, ndashize. Ubwo bwa Kevin wa mukecuru ubu nanjye bwamaze kungeraho. Hari umusore w'inshuti ya Kevin unyinjiranye mu nzu aka kanya, kandi murabyumva ntiyari umushyitsi w'amahoro, ahubwo yaragambiriye kungirira nabi. Gusa ubu ndabona akubise urugi asohotse, aragiye, sinzi ikirakurikiraho, ariko arambwiye ngo nzabyishyura. Arambwiye ko ibyo nakoze ndaje mbyishyure. Alice baramuhumurije bamubwira yuko ntawamugirira nabi kubera gufasha ubutabera. Bamweretse ko uwo musore nawe ashobora kugira impungenge, kuko kuba asohotse akagenda ashobora kugira umutima agatekereza kabiri. Koko niko byagenze, wa musore yaragiye arya amapawundi arituriza, kuko yabonaga ko ibyo Kevin amusaba gukora byamugeza muri gereza. Wa mukecuru wikundaniraga na Kevin yongeye kumusura arakaye cyane, amubwira ko arambiwe guhora ashora amapawundi ku bintu bidatanga igisubizo. Yamubwiye uburyo inshuti ze z'i Kigali zamutengushye, amubwira ko inshuti ze z'i Kigali ari abajura, bariya amapawundi ye ntibakora akazi, bavuganye ko bazakora. Aha yavugaga wa musore bahaye akazi ko kuza kugirira nabi Alice n'umwana we. Uyu mukecuru yanibukije Kevin ko na sponsorship yari yaramuhaye yakuweho n'urukiko. Yahise anamubwira n'uburakari bwinshi cyane, njyewe ibintu byawe ndanabirambiwe, ubu ngubu nifatiye ikindi cyerekezo cy'ubuzima. Please Kevin, njyewe nta nubwo nzagaruka, ntuzongera no kuntekereza, ndagiye. Bakunze Legends Update Pro, dore isomo. Twababwiye yuko iyo umugabo yishoye mu buhemu burenze ukuri ku isi, ntabwo ubutabera bw'abantu ari bwo bwonyine buhaguruka, ahubwo n'ubutabera bw'Imana bubwizamo bucece, maze bukagusenya gahoro gahoro, kandi bikarangira bugusenya burundu. Uyu Kevin ufite umwana muto wavukiye mu Bwongereza, ariko sponsorship Kevin yari yarahawe n'uwe mukecuru bakundanaga w'umwongerezakazi ikaba yarateshejwe agaciro n'urukiko. Uyu ni iki kimutegereje nyuma yo kurangiza igihano cye yakatiwe n'urukiko? Ese umuryango mushya wa Queen na Gloria bari i London ndetse na Alice uri i Kigali ko bamaze kuba nk'abavandimwe, ibi byiza bazabigumana? Nyuma y'uko urukiko rufashe umwanzuro wo gukuraho sponsorship ya Kevin, inzego z'abinjira n'abasohoka zahise zisinya deportation order ivuga ko igihe Kevin yarangiza igihano cye cy'imyaka 5 azahita yoherezwa i Kigali nta kabuza, kuko nta buryo bwo kuguma mu Bwongereza azaba afite. Bakunze ba Legends Update Pro, munyemerere inkuru ishavu ry'urukundo tuyisoreza. Wibuke gukanda subscribe kuri Legends Update Pro na like kuri iyi true story. Ntiwagirwe no kwisangiza inshuti zawe zose, wanaduha igitekerezo cyawe ku isomo ubuhemu bwa Kevin n'intsinzi ya Queen na Alice bikwigishije mu buzima. Urakoze cyane kandi warakoze kubana natwe muri iyi true story. Wibutsa yuko ari story twabagejejeho ishingiye ku byabaye ku mushuti wacu, akadusaba ko twakora iyi true story kugira ngo yigishe uyumva ndetse nawe bimufashe kuruhuka. Niba utarayikurikiye yose wareba izi episode 10. Urakoze cyane.